twibutse ukurikiye Peto TV show ni channel ya mbere kugezaho amakuru agezweho kandi amakuru afite ireme asobanutse kandi y'ukuri. Uyu munsi rero twihuse cyane reka bwire inkuru itari nziza habe na gatoya kuri Junior Giti, aho umugore we arembye rwose, arwaye, amerewe nabi cyane. Ibi ngibi rero ushobora kwibaza uti ndimo ndabikura hehe? Ngo Junior Giti muramuzi cyane mu gasobanuye nyine, numwe mu bakomeye hano mu Rwanda niba atari nawe wa mbere. Amaze rero gutangaza ko umugore we arwaye cyangwa se atameze neza, ari mu bitaro mu by'ukuri. Akaba rero amaze kubitangaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe, akaba ariho abinyujije. Uyu mugabo abinyujije kuri Instagram yiwe n'izindi mbuga nkoranyambaga ziwe zigiye zitandukanye, yapostinze amafoto y'umugore we amugaragaza ari mu bitaro, aryamye kabisa ku gitanda cyo kwa muganga, afite ibipfuko ku maboko, ubona ko ashobora kuba ari nkaho bari kunyuza serumu. Hanyuma amupostinga nyine aryamye ku gitanda, hanyuma arangije arandika ati wishing you quick recovery love, ashyiraho n'udutima. Ahangaha rero akaba yari ari kumwifuriza nyine gukira vuba. Uyu mugore we witwa Ange cyangwa se Angel, akaba mu by'ukuri atorohewe n'akana gatoya. Kuri Instagram yiwe yapostinze amafoto atatu agaragaza nyine uwo mudamu wiwe aryamye ku gitanda. Imwe yaryamye ku gitanda asa nk'ufashe ku gikuta, n'indi ya kabiri nayo ni nk'uko. Hanyuma indi ya gatatu ibigaragaza noneho wa mugore aryamye ku buriri ariko atagaragara mu maso, hanyuma bafatanye ikiganza gisa n'ari cy'umugabo, ntekereza ko ari cya Junior Giti. Harimo mu kiganza cyarimo n'ikiganza cy'uwo mugore we. Hanyuma arangije nyine arandika ati quick wishing you quick recovery love. Ubwo rero kugeza ubu ngubu niyo makuru ahari, niyo makuru dufite. Gusa ntabwo yigeze atangaza icyo arwaye cyangwa se aho arwariye. Icyo arwaye ntabwo umusaza yigeze akivuga, uretse ko ntekereza ko bitari na ngombwa akakivuga. Ubwo rero nuko nguko bimeze. Reka natwe mu by'ukuri twifurize uyu mugore gukira vuba, twifurize uyu mubyeyi rwose w'abana babiri, Bubuna na Banina. Sinibuka neza ni uriya wundi w'umuhungu yitwa Banina, ariko ubanza ariko bimeze. Urabona ko rero ari ibintu bibabaje cyane. Ubwo reka tumwifurize gukira vuba, reka tumwifurize gukomera, kandi no kwihanganisha Junior Giti. Kuba warwaza umugore burya ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ibintu biba bikomeye cyane. Umuntu by'umwihariko umugore muba mubana, mama w'abana bawe, urukundo rwawe nyine kuba hafi muri byose. Buriya hari n'ukuntu iyo umugore mu rugo yagize ikibazo cyangwa se adahari, hari ukuntu mu rugo ibintu biba bisa naho byazambye cyangwa se byavuye ku murongo, nyine ubona hari icyuho gihari cy'umuntu utari kugaragara. Buriya mama mu rugo aba ari umuntu ukomeye cyane, aba ari umuntu utuma urugo rukora rumera neza, ibintu byose ugasanga biri kugenda neza, biri ku murongo. Njya mbibona nk'iyo najyaga mbibona kera, nk'iyo mu rugo mama yabaga yarwaye cyangwa se niyo yabaga atarwaye, yagiye nko gusura nk'abantu, akaba yamara nk'umunsi umwe adahari cyangwa ibiri, wabonaga mu rugo nyine hari icyuho gikomeye, ukabona hari ikintu kibura, ukabona hari ibintu bitari ku murongo, ukabona hari ibintu bitari kugenda neza. Kubera yuko abadamu buriya bifitemo impano yo kuba bakurikirana buri kantu kose kabera mu rugo,
akamenya ngo niba ari imirimo yagomba gukorwa yakozwe, akamenya ngo niba hari ibintu bitari ku murongo byagiye ku murongo, akamenya ngo gahunda zose z'urugo nyine akenshi usanga zipangwa n'umugore mu rugo, usanga ari we ushyira ibintu byose ku murongo. Niba ari abana buri wese akamenyera ngo yarakora iki, abakozi barakora ibi niba bahari, akamenya ngo gahunda zirakurikirana gutya, umugabo wanjye ndamwitaho gutya na gutya. Nyine ugasanga ibintu byose abishyira ku murongo, bafite nyine impano yo kwita ku bintu cyane kurusha abagabo. Niyo mpamvu rero iyo abuze mu rugo kabisa haba harimo icyuho kigaragara cyane. Ubwo rero niyo mpamvu ndi kwihanganisha uyu muvandimwe Junior Giti, kandi abasenga namwe musenge, dukomeze kumusengera uyu mudamu wiwe akire vuba, yongere amere neza, yongere yishime, yongere aseke. No kuvuga nkoranyambaga rero abantu benshi bakomeje kugenda bamwifuriza koroherwa no gukira vuba, ndetse no kwihanganisha Junior, bavuga bati ndi kubabona abo bita ba Rafiki Coga barahari, Rafiki umuhanzi Rafiki, abo bita banyita Cedric bati Be Strong cyangwa se Komera, abitwa ba Venker umunyamakuru ukomeye wa Isibo Radio ati sorry Giti wacu, abitwa ba Nkunda Match bati this man mwiteho n'ukuri, n'abandi benshi bari kumubwira bati sorry my brother, umugore araza kumera neza. Abandi baravuga bati bari kumwifuriza nyine ngarwara ubukira, abandi bati Imana imurengere imworohereze. Ni byinshi. Ubwo rero natwe naho dukurikiye twese reka dufatanye tumwifurize gukira vuba kabisa, agaruke mu buzima, yongere abe muzima, yongere aseke, yongere yishime. Ngira ngo ku bantu wenda mukunda gukurikira cyane, iyi couple ni imwe muri couple nziza cyane, ni imwe muri couple zibanye neza, zishimye, ni imwe muri couple zikunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Zumva benshi bakubwira The Ben na Pamela, umva abandi bakubwira Knowless na Clement, umva abandi bakubwira Tom Cruise na Tricia, umva abandi bakubwira Riderman n'umugore we, umva abandi bakubwira wenda Meddy n'uriya mugore we w'umunya-Ethiopia-kazi. Ni couple nyinshi zigiye zitandukanye, ariko umva abandi bakubwira James na Daniela, umva abandi bakubwira Ben na Chance, umva abandi bakubwira wa mukobwa munini wo kuri KC2, ukora kuri KC2 yitwa nde n'umugabo we, umve bakubwira abo bose. Ariko abandi babizi neza, bakurikira showbiz neza, bazakubwira ko ahubwo couple ya Danje inakundwa n'abantu benshi cyane ari couple ya Junior Giti na Ange, kuko ni couple ikunda kugaragara yishimanye, ndetse n'abana babo bakunda kugaragara bari kwishimana, bameze neza, batemberanye, bajyanye ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ndetse ni imwe muri couple nyine batazitije na tu, abantu benshi babakundira uburyo baba basabana, biganirira, nyine ibintu babyoroheje cyane. So rero ngo reka twifurize Junior Giti gukomera, ndetse twifurize n'umugore we kurwara ubukira muri rusange. So mwakoze cyane rero kubana natwe. Ubwo andi makuru araza kubagezweho, turakomeza kugenda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Ariko se nibagiye kubabaza, dore ejo ntabwo twabashije kuganira ngo mumbwire Saint Valentin yagenze ite? Saint Valentin yagenze ite wowe mukunzi wa Peto TV show? Ese ufite umukunzi ubundi? Ntabwo uri single? Saint Valentin yawe yagenze ite? Niba uri umukobwa sheri wawe yaguhaye iyihe gift? Ese mwasohokanye hehe? Ese umunsi wanyu nyine wari umeze ute? Basore namwe ese mufite abakunzi?
niba wari ufite umukunzi sheri wawe yaguhaye ihe gift cyangwa se niba atanaguhaye gift uwo munsi yakubwiye iki cyangwa yakweretse iki cyangwa yaguhaye iki ese yaragusuye ni byinshi biba byarabaye kuri uriya munsi. Ubwo rero andika muri comment tubwire uko Saint Valentin yawe yagenze. So mwakoze cyane kubana natwe rero, andi makuru araza kubagezweho, turaza kuba tugaruka tuyakugezeho 5 kuri 5.